Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mubana natwe mu ngano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngero zigiye zitandukanye. Mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba hari umuvugabutumwa uri gushinjwa kwica uruhinja rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 we yarateye inda. Umwana w'umukobwa w'imyaka 14 y'amavuko yabyaye umwana w'umuhungu nyuma y'uko abyaye uwo mwana asangwa mu buri yapfuye, bigakekwa ko yaba yarishwe n'uwo muvugabutumwa witwa Uwamahoro Florien wareraga uwo mwana w'umukobwa akabiri nawe wari waramuteye inda. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rushubi mu kagari ka Kagomasi mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba kuwa gatandatu tariki ya 10 Mutarama umwaka 2026. Uwo muvugabutumwa bivuga ko yateye inda uwo mwana w'umukobwa mu gihe yari arimo amurera kuko yatangiye kumurira mu bihe bya COVID-19 nyuma y'uko mama w'umwana w'umukobwa amugira icyizere nk'umuntu basenganaga ngo amurerere umwana kuko ngo nta buzima bwiza yaramuhaga kandi ngo Uwamahoro Florien akaba barasenganaga kandi ari umuntu wizerwa. Uwo mwana w'umukobwa washatse ko amazina yadatangazwa mu itangazamakuru aganira n'ikinyamakuru cya BTN TV dukesha iyi nkuru yavuze uko byagenze kugira ngo amenye ko atwite. Yavuze ko ikintu cyatumye amenya ko atwite ari uko yari agiye kwa muganga maze akabyara kuko ngo atigeze ashishoza ngo amenye umugore utwite uko aba ameze. Ni mu magambo ye akaba yagize ati, sinigeze nshishoza ngo menye umugore utwite aba ameze gute. Nibyo byatumye nasobanukirwa, ariko nagiye kwa muganga nisanga mfite uruhinja uruhande rwanjye. Ari nagiye kwivuza ko ndibwa mu nda bisanzwe, maze kugerayo mbona ibimenyetso byo kubyara biraje. Uwo mwana w'umukobwa avuga ko akimara kubyara yabajijwe uwamuteye inda, ariko gusa ngo nigeze amuvuga ko ngo yari atariyakira. Gusa nyuma yaje gutungurwa no gukora kuri uwo mwana agasanga yapfuye kandi akonje cyane. Kwa gatandatu tariki ya 10 Mutarama umwaka 2026 nyuma y'iminsi 6 abyaye, uwo mwana w'umukobwa yasanze umwana we mu buriri yapfuye. Iruhande rwe hari wa mugabo Uwamahoro Florien uzwi nka pasiteri. Uwo mugabo akaba yari yaramuteye inda y'uwo mwana yari yabyaye. Ibi byatumye Uwamahoro Florien akekwa ko ari wagize uruhare mu rupfu rw'uwo mwana w'uruhinja. Umubyeyi w'umwana w'umukobwa avuga ko yababajwe no kuba yarizeye Uwamahoro Florien akamuha umwana ngo amumurerere nk'umuntu w'umunyamasengesho basenganaga, aho kumuha uburere akamwicira ubuzima akanamutera inda. Ubundi mama w'umwana w'umukobwa akomeza avuga ko ibyatumye ajya kureresha umwana w'umukobwa we kuwa Uwamahoro Florien ari uko ubuzima bwari bumugoye mu bihe by'icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije u Rwanda n'isi muri rusange, bityo ahitamo guha Uwamahoro Florien umwana we ngo amumurerere nk'umuntu w'umunyamasengesho basenganaga kandi bamwizera. Uwo mubyeyi mu magambo ye akaba yagize ati, nagize ikibazo cy'ubuzima mu gihe cya COVID-19 ariko twasenganaga na Uwamahoro Florien ari umunyamasengesho twizeraga. Ubwo nagiraga ikibazo cy'ubuzima nasabye ko yamfasha, niho namuhaye umwana ngo amunderere, nanjye nkamukurikirana aho arererwa nkajya musura rimwe na rimwe. Noneho nza gutungurwa nuko ejo bundi bambwiraga umwana yarabyaye. Abaturage muri ako gace bavuga ko Uwamahoro Florien uzwi nka pasiteri akwiye gukurikiranwa kuri icyo cyaha yakoreye uwo mwana w'umukobwa yarabereye umurezi. Ubuyobozi bwa ntacyo bwigeze butangariza ikinyamakuru cya BTN TV dukesha iyi nkuru. Gusa kugeza ubu amakuru avugwa nuko Uwamahoro Florien ukekwaho gutera inda uwo mwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure ndetse no kwica umwana w'uruhinja afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Gashora mu karere ka Bugesera, mu gihe umurambo w'umwana w'uruhinja wajyanywe mu bitaro imbere y'uko ujya gushyingurwa. Ubundi iki cyaha gishinjwa Uwamahoro Florien ni icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure, gihanwa n'itegeko risobanura ko umuntu wese ukorera umwana kimwe mu bikorwa bishingiye ku gitsina bikurikira abakoze icyaha. Ibyo bikorwa bivugwa mu ngingo y'133 y'itegeko nomero 0/2023 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2023 rihindura itegeko nomero 6/2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa ku mwana, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose cy'umubiri umwana hagamijwe gushimisha umubiri. Iyo ubihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Noneho iyo umuntu asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Noneho iyo umuntu mukuru asambanyije umwana bigakurikirwa no kumugira umugabo cyangwa umugore, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha.
Ngayo nguko wakoze kubana nanjye muri kino kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.